undi oya uri gutirisha impeta nirimo urabakora mu ntoki niba umugabo wawe utarize urahita umwobede wihuta abagabo munsi undi wihute abagabo baragukora mu ntoki noneho niba umugabo wawe uri kumuhobera abagabo mudufashe mwihute abagabo mwihute ni intoki gusa nta handi Okay, niba wanyuma yes abagabo barakora mu ntoki nurangiza uwawe n'umuhungu ukamumenyera urahita guhobera abagabo ni mwihute ngo ntabwo ari we aragakanya ngo ntabwo ari we okay murakoze cyane iri somo rero ryari isomo ryo kugira ngo turebe abantu niba ba haleluya baduhereje agatuti sibyo soka duhaye se abaririmbyi bari hano ni bande abantu b'abaririmbyi tugiye kuririmba indirimbo y'149 sibyo yo kubanza turirimba indirimbo y'149 badushyiremo indirimbo nziza yari iryoshye ariko nkabona nago muri kumuvinga turirimba indirimbo y'149 mwandike mujye ku YouTube muyandikeho muri Google murayibona
yo mu gitabo ivuga urukundo rw'Imana, sibyo se? Icyatuzanye hano ni ukugira ngo ngira ngo Imana yakoreye mu mwana wayo, umukozi wayo, umukobwa wayo, kugira ngo imiryango ihure celebrating ubwiza bw'Imana, ivuge gukomera kw'Imana. Ingo zacu ntago zakomera, ntago zaba ingo zishikamye tutari twamenye urukundo rw'Imana, sibyo? Umuririmbyi utuyobora rwose narihe ngo muhe mikoro atuyobore. Yes, namubonye uwo ngiye kugenda nerekeraho, ubwo aratuyobora. Indirimbo y'149. Yesu ashimwe. Haleluya. Katuvuga urukundo rw'Imana. Arandeye byabona nijya hisemo. Ni igitangaza. Ariko ndabonye benshi hano ari abaririmbyi, reka dufatanyirize hamwe kandi Imana ikomeze duhana umugisha. Nahaguruka tukaramya Imana rwose. Bahaguruke dufatikanye duhagaze. Mbega urukundo rw'Imana yacu, ntawarondora uko rungana, rusumba ukwezi, rusumba izuba, kandi kuzimu rugerayo, rwatumye Yesu aza mw'isi yacu, ngw'indushya turuhure, na cya kirara cy'inzererezi rwatumye nsacyakira. Mbese urukundo rw'Imana yacu rwagirirangwa n'iki mw'ijuru, juru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose. Amen. Mwakwicarira. Urukundo rw'Imana twaririmbaga nirwo rwatumye tubona Yesu, ari w'imiryango yose yitirirwa. Siko bimeze? Hano umuririmbyi yavuze neza ngo inyanja wazihindura wino, sibyo? Ngo ibyatsi bigahinduka uducumu tw'abanditsi, ngo tukandika ngo ijuru rikaba impapuro, ngo tukandika iby'urukundo rw'Imana gusa, ngo ntabwo twabimara. Muri kumva urwo rukundo ukuntu rungana? Uyu munsi waguha ipaki y'amakaramu ngo wandike iby'uwo mubana, ikaramu imwe y'ubwayo yabihagije? Sinihagije? Irahagije. Imwe irahagije ko wandika ukabona ikayi n'impapuro ukabona zibaye nyinshi cyane ahubwo. Ariko urukundo rw'Imana ni ukuvuga ngo ijuru rigahinduka impapuro. Haleluya. Kandi uwo ni imiryango yose yitirirwa. Tuje hano tuvuga urukundo rw'Imana, nituvuge ugukomera kwayo, twaba twahushije intego. Haleluya. Twivuze, ariko munyemerere nanone mbere yuko twinjira mu masomo yacu tubanze dushimire Justin yatumiye Jackie cyakarambwira tavuga ahantu tuzajya kuvuga Yesu, so kujya kuvuga Yesu se, tugende. Ubundi kujya kuvuga Yesu nta mupaka ugomba kubamo, keretse utazi icyo yakumariye mu buzima.
haleluya. Numvise benshi mwagiye muvuga amatorero musengeramo, natwe dusengera muri Restoration Church i Masoro. Tuhabonera umugisha, ariko duhamagarirwa amatorero yose mu by'Imana yaduhamagariye nge na Jackie, duhamagarirwa amatorero yose, cyane ko mu ijuru nta torero rizajyayo, hazajyayo imitima mizima. Haleluya. Hazajyayo abashakanye bazima babashije gufata neza abo Imana yabashinze. Warakoze cyane kudutumira no kutwizera. Nukuri Imana iguha umugisha, igere ahandi twe tudashobora kugera, ihaguha umugisha. Reka nshimire na Jackie rero, uyu muntu wanyemereye kuza kuvuga Yesu. Uyu muntu tugendanye urugendo rurerure, tumaranye imyaka 14 tubana, ariko tumaranye 18 twari committees. 18 bara nirimo? Yes. So urukumva ko ari umuntu tumaranye igihe kirekire mu buzima. So reka tukivugire rero Yesu mu miryango yacu. Haleluya. Birashoboka ko muziki bawugabanya no wacu nahande hari speaker iri hariya. Okay. Yango muramwumva neza. Reka tubyirengagize, n'ubundi tugenda mu isi irimo byose bitari ibyacu, si byose, ariko tukayigendamo hamwe n'ubuntu bw'Imana. Teme baduhaye ivuga uburezi bw'abana. Ntago turakamirika, twumvishe benshi hano mufite imyaka myinshi, si byose, ariko buri Imana yashimye ko nge na Jackie tuzana inyunganizi yacu natwe, cyane ko atari twe bahanga, ntago tuzi kubivuga neza, ntago turabikamirika neza, ariko muri biki Imana yashimye ko tuvuga. Reka umwuka w'Uwiteka aze kuza akomeza abasobanurire, aza aba ari ukwira hano akomeza dusobanurire twese. Ubu mu burezi bw'abana rero, muri Maraki aravuga ngo yamuremeye umwe, muri Maraki 2 ngo yamuremeye umwe, kandi yari ifite umwuka usaze, ariko ngo icyo yashakaga urubyaro rwubaha Uwiteka. Haleluya. Tureze niturere urubyaro rwubaha Uwiteka, tuba tweshuwe, tuba twatsinzwe. Bivuze ngo ushobora kudushoboza kubyara no kurerera Uwiteka muri iki kiraka turimo, ni ikiraka turimo, ni business turimo na papa, si byose. Niba tuzi ko dufite data wo mu ijuru, bivuze ngo abana turi kurera ni business turimo, cyangwa se ni business, ni umushinga turimo na data, kuko tugomba guproducing urubyaro rumwubaha. Tugomba kurera abana bubaha Uwiteka, generation kuri generation. Haleluya. Ngo yamuremeye umwe, kandi yari ifite umwuka usaze, ariko icyo yashakaga rwa rubyaro rwubaha Uwiteka. Urwo rubyaro rwubaha Uwiteka, buriya Bibiliya igenda itwereka, itwigisha uburyo twagira urubyaro rwubaha Uwiteka. Bibiliya navuga ngo ni menu muri kubyumva. Uwaguze iyi mikoro hari agapapuro byazanye nako gafite icyo kavuga, uburyo iyi mikoro ikoreshwa, uburyo iyi mikoro itagomba kugwamo amazi, uburyo iyi mikoro itagomba gukoreshwa mu mvura. Siko bimeze? Natwe kuba bamaze kubimenya, kuba bamaze kuhishurirwa, natwe dufite menu yacu, dufite kataloge yacu. Reka mbivuge gutyo, dufite kataloge yacu ujyamo ukavuga ngo urugo rurananiye, abana barananiye, ukajyamo karambura ukabona aho ikigufasha kurera aba bana. Haleluya. Imana yacu niyo kwizerwa, yaremye ibintu ituremera n'ibindi byose bidufacilitatinga gutuma tubasha kusuccessinga mu byayo. Twagiye dukora ingingo kugira ngo tubashe kubijyana neza. Ingingo ya mbere iravuga ngo ube umubyeyi wumva umwana, muri communication, wige umenye imikurire y'umwana wawe, kandi
ubafate kimwe. Haleluya. Communication ariyo tugiye kuvugaho hano ni ikintu kigora, haba bashakanye, haba abana babana mu rugo, ikintu kitwa gukomunika, kumenyana. Haleluya. Kumenyana ni ikintu kigoye cyane, ariko ni ikintu gishoboka iyo tugifashijwemo na Mwuka Wera, turagishobora. Turebe mu Befeso 4:29 haravuga ngo ijambo ryose riteye isoni nirigaturuke mu kanwa kanyu, ahubwo uko mubonye uburyo mujye muvuga iryiza ryose ryo gukomeza abandi, kugira ngo riheshe abaryumvise umugisha. Haleluya. Bivuze ngo iyi minwa yacu ntabwo yaremewe kuvuga ibibi, yaremewe kurema ibyiza, yaremewe guhesha umugisha. Haleluya. Ibyo tuvugana n'abana, uburyo tubamenya, twe tugomba kubabera umugisha. Wavuga ngo komunika n'umwana gute? Umwana iyo wamuhaye time, umwana iyo wamuhaye umwanya, iyo wamwemerera akakwegera, iyo nawe wemeye ugaca bugufi, haleluya, ukareshya nawe, murakomunikatinga bigahura. Umwana niba afite ubwo, iyo tuvuga abana, hari abana kuva ku mwaka 0 kugera ku myaka 6, kuva kuri 6 kugera ku myaka 12, kuva kuri 12 kugera ku myaka 18, sorry, kuva kuri 18 ukagera kuri 20, kuzamura, aho umwana aba akiri umwana ariko ari umwana wabashije guha byose, wahaye imizi ukamuha n'amababa. Imizi bivuze ngo wahaye uburere bwo mu rugo, yamaze kubufata. Ikindi wamuhaye education, aho azajya hose wa muzi uzakomeza umukurure icyo yamiriye iwawe mu rugo, aho yaguruka akagera hose, amashuri yakwiga ariyo yose azakomeza ari wa wundi. So kugira ngo tubashe kubigeraho neza, nuko habaho iyo communication, guca bugufi, ukavugana n'umwana, ukumva umwana, ukamenya umwana, clear communication, cyangwa se gukomunika byumvikana. Reka icyo kintu nyivugeho. Rimwe na rimwe dukomunika n'abana, ukaza umwana akareshya gatya, ukaza ukakabwira umeze gutya, ibyo urimo ni amakosa. Ryajwe ryonyine riraza rikamwituraho, rimera nk'inzimuguyeho. Ahubwo njya nkunda emphasizing cyane abapapa. Ubwo muraza kumenya impamvu cyane abapapa. Ahubwo ca bugufi, niba ngombwa abone ko umuhaye cyubahiro, upfukame, ujye hasi, umurebe, mureshya. Iyo mureshya, mukavugana mureshya, yumva ko wa muntu burya nubwo ari mukuru ariko yanyubashye, bituma umwana abasha kukumva mu buryo bworoshye rwose. Ibyo mbabwira, dufite abana b'abahungu 4. Ni ukuvuga ngo twebwe ibyo twiga turagenda tukabikorera practice ku bana. Abana bacu bahindutse area yo gukoreraho practice, ariko nanone tukabona umusaruro kandi tugashima Imana. Uca bugufi, umwana uyu murebye ukamubwira arakumva, ariko umwana niwe umubuje ikintu, umuhagaze hejuru na ryajwi ryawe, ejo azakubona atangira kugutinya. Natangira kugutinya, ntuzamenye inshuti ze, kuko communication yarapfuye. Haleluya. Reka Uwiteka akomeze atuganirize, kuko nge navuga, ntabwo navuga ngo mvuge byose bimareyo uko mbyumva mbitekereza, ariko Mwuka w'Uwiteka akomeza kugenda akwereka n'izindi mpande. Ngira ngo muri point ya mbere avuze, aha twari twavuze ngo reka tubaganirize duhereye ku mwana akiri mu nda, ariko ibyo ari byo byose ni isomo rigari, ni isomo rinini cyane muri ibi turimo kuvuga. Niyo mpamvu turi buse n'abihuta, nta kibazo hano, ntimunyumva. Niyo mpamvu turi buse n'abihuta kugira ngo dusiga akanya kutubazo, kuko urumva nko kugira ngo iyi point ya mbere twavuze ngo ubu umubyeyi wumva umwana, icyo ni ikintu kwacyo, kumva umwana.
murimo gukominika, ubwo ni impande zombi, umwana n'umubyeyi, wige umenye imikurire y'umwana wawe. Icyo ni ikindi. Ubwo urumva ibintu twarundanyije ukuntu bingana, kumenya uko umwana wa developa cyangwa se azamuka, kubafata kimwe ni ikindi. Nubwo mu by'ukuri bikubiye mu ijambo avuze ko ari byiza yuko ijambo ryose riteye isoni ritaduturukaho, icyo tugiye kuvuga twibwire ngo ugiye kucyumva wagiye kumva iki. Ese ko ngiye kubwira uyu mwana ko ari igicucu, bimubwiye iki, bivuze iki mu buzima bwe? Nubwo ngewe mbivuze kubera umuruho wanjye n'umunaniro wanjye, ariko we yakiriye iki? So murakomeza kudufasha mu byumve nka Samare, nkaho turi kubivuga kugira ngo nyine mu byumve, noneho tuze gutanga umwanya w'ibibazo kugira ngo tubijyemo byimbitse mu tunota turibe dufite, ko ndumva hari n'irindi somo. Icya kabiri hano twafashe utuntu dutanu gusa, kiravuga ngo mubyeyi bera umwana wawe urugero ruhoraho, ubaka ubusabane bwimbitse mu muryango wanyu. Ni ukuvuga ngo aho naho harimo points. Reka tureke bene data tubahaye ikaze bakomeze kuza, Imana baha umugisha n'abandi baze benshi turabahamagaye mu izina rya Yesu. Hanyuma dukomeze kuganira. Iri jambo mwaryumvise neza? Iyi point ya kabiri mwayumvise neza? Tumere nk'abantu batari handi mu rusengero, pastor aravuga mwese mukavuga ngo amina, hanyuma akagenda n'ibyo mutumvise mukagenda mutyo. Ahangaha mwiyeranje nyine unyereke kutari kubyumva mbisubiremo. Point ya kabiri yavuze ngo bera mubyeyi bera umwana wawe urugero ruhoraho. No kuvuga ngo icyo wavuye ku cyumweru Mwuka Wera yagutegetse kuba cyo, ukaza ukabona gifite icyo kimaze mu rugo rwawe, bityo kintu iminsi yose. Murabizi ko bitoroshye. Ese umuntu yaba icyo kintu ati iminsi yose? Ni akazi yikoramo, ni akazi gahoraho. Kandi dufite abari hano abenshi dufitanye isano n'Imana, sibyo? Bivuze ngo niba ufitanye isano n'Imana ukabuzi ko Imana ari papa, Imana izazi gushoboze. Nibijyana no kukunanira yibwira uti Imana, urabizi neza yuko kwa data hariya mvuka ntago byoroshye ko narara ntakubise uyu mwana urushye, ariko warufatira no mu kirere, wantabara kugira ngo mbe urugero kuri uyu mwana. So gusenga n'ubuzima buhoraho byadufasha kugira ngo tubashe kuba urugero ruhoraho ku bana bacu, tugirane ubusabane bwimbitse ndetse no mu muryango wacu. No kuvuga ngo twinjiranemo, umugabo n'umugore bagirana ubusabane, abana n'ababyeyi bagirana ubusabane. Ese ibyo birashoboka mu muryango? Birashoboka ko abantu bagirana ubusabane bwimbitse? Ese murabizi ko abantu bajya babana mu ngo bafitanye ubusabane bwo hejuru bubeshya? Abantu bajya ku meza basa n'abagiye gusangira ariko bakarya badasangiye. Birashoboka? Abantu bashobora kwicara ku meza amwe, buri umwe akarya ukwe n'undi akarya ukwe n'undi akarya ukwe, bose bakarangiza nta wasangiye n'undi. Ariko birashoboka ko bashobora kujya ku meza bakasangira. Kubera iki? Basabanye, bafite urukundo, bafite amahoro, umuntu arumva atekanye. Hari ahantu ushobora kujya ku meza mukahava ibiyiko bitavuze. Urabona ko hakundi ibiyiko bisakuza. Murabizi ko ibiyiko bijye bisakuza? Ifurushe tuyifatanye n'icyuma gutya, ibaze kurya ukarinda urangiza nta gikubise ku isahane ngo kiva ngo ta, ntacyo. Kubera protocol n'ibibazo no kwitwararika bihari, buri muntu n'ifurusheti ye n'ikiyiko cye barahangana, buri muntu agahaguruka muri protocol, nta kintu cyangiritse. Murimo murumva pressure aho hantu. So ni byiza rero yuko tubaho ubuzima burema ubusabane bwimbitse ku buryo umuntu yakubita n'ikifurusheti kikakubita hasi, mukakimutaragurira mukamubwira muti mpore si uko barya, dore bicara barya, ariko mu by'ukuri mu mahoro n'umutekano w'Imana. Hari Imana tugomba gupresenta mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ibyo dukora byose Imana yagombye kuba Imana. Hakaba kubaho kw'Imana, hakaba ubwiza bw'Imana. Imana idufashe mu byumva, kuko ababyeyi benshi b'Abanyarwanda bavuga ati jye ko nakuze, sinakuze bitajegera cyangwa nkakura bijegera. None se ubu aka kanya muje kumbwira uko ndi buprotokole byo mu rugo rwanjye, ubu ko nge nabaye umugabuzi, jye ko nabaye umugorezi. Ariko kuba waja nuko ufite inzara n'inyota yo kugira ibyo uhindura, kandi birashoboka kuko hari Imana ihindura
byose. So tugende muri icyo cyizere cy'Imana ishobora byose. Ngira ngo yavuga point ya gatatu vuba nta kibazo. kunda kandi wizere umwana wawe, mutoze kandi umuhe icyerekezo. Haleluya. Duhamagarirwa gukunda abana bacu no kubizera. Wabona umwana hari icyo agiye gukora, nkuko twabibabwiye hariho stages kuva ku myaka 0 kugera ku myaka 6. Umwana uramukorera, nta cyabakora, uramukorera ubukora areba. Haleluya. None kuva ku myaka 6 kuri 12 utangira kugenda umwemerera twa turimo duto duto kugira ngo utangire umutoze. Kuva kuri 12 kugera 18 utangira kuyimurekera kugira ngo atangire nawe yitoze. Nicyo cyakizere uri kugenda umuremamo. Ari nacyo kibazo, kimwe mu bibazo bihari maze kubona, abenshi twakuze tutifitiye icyizere kuko twagiye tugira limite. Ntushoboye iki wambwa we? Umwana wa mwisi iryo jambo aragenda akicara kumva n'imbwa. N'amagambo tubavugaho y'ubwayo ntabwo ashobora kumuremera icyizere. Ariko umwana kuva ku myaka 12 18 ugatangira kumureka 18 kuzamura 20 uwo mwana bavuga ko ubushobora kumudelegatinga, kumwohereza akajya no kuguhagararira. Uwo ni umwana uvuga ngo naramutoje, ndamwizeye, noneho ashobora kugenda akajya kumagararira. Turebye hano muri Zaburi 127, nkuko imyambi yo mu ntoki y'intwari iri, niko abana bo mu busore bamera. Ni ukuvuga ngo niba abana watoje, iyo abo bana bari mu ntoki zawe, abo bana ubu kibafite batoze ku buryo ni ukuvuga ngo azagenda uramushepinga, you are shaping, kankoresheje ijambo ry'icyongereza, uramushepinga ku buryo ahazajya uramurema. Uramurema, urakoze cyane. Ahazajya azagenda ari straight, ari umuntu wuzuye ushoboye kandi yumva yifitiye confidence, yifitiye icyizere. Najyaga ndeba abana, tumaze igihe dukora mu bintu bya ministry, rimwe na rimwe tukakira abantu, ukababona hajemo akana k'imyaka 15 kakanyamahanga, ukavuga uyu mwana yatinyutse azati, avuye agenza urugendo rw'amasaha 32 avuye muri Amerika araje hano, ariko hari icyizere bamugiriye, bamaze kumuha, arizera, bituma nawe kuba waramwizeye ushobora kumurekura kuri iyo myaka, akavuyo hose akaza akajya hano muri Afrika, aho umubyeyi arakumva ko umwana ari safe kuko umwana yamaze gutozwa. Haleluya. Hari abazi ko gutoza ari ikinyafu. Gutoza si ikinyafu. Abanyarwanda bavuga neza ngo inkoni ivuna igufa ntivuna ingeso. Gutoza no guhinduka wowe ubwawe, ibyo ukora akaba ari byo n'umwana atangira gukora. Buriya aho tuva ntago horoshye. Rimwe na rimwe muzaye mwisanga ubone ko umuburezi ukuntu umeze, nusubiza amaso inyuma ujye gusanga usange urasa neza na mama wawe mukurera, urasa neza na papa wawe. Kera reka mbabwire akantu, kera umubyeyi wanjye, papa wanjye yigeze kumpana, narakubaganye rwose, ndasakuza arambwira ngo ngwino hano, ndaza pfukama. Yaravuye mu kazi, yari yakoze ijoro, ndapfukama, araryama arasinzira, aribagirwa arasinzira. Icyo kintu kiranyafekta, nanjye rimwe nshaka kubwira umwana ngo pfukama, ariko nibuka uburibwe navanye muri cya kintu, bituma icyo kintu gicika, ku buryo iwacu mu rugo icyo kintu cyo gupfukama, abana banjye bazi ko bagomba gupfukamira Imana gusa. Ariko byavuye kuki? Ku muntu wamfukamishije ku gikomere. Ariko nashoboraga kutabimenya ko ari igikomere cyamaze kunyinjiramo, nkumva ko ariko bahana cya gikomere nkagihereza indi generation, ikazagihereza indi generation,
tukaba turimo tutari kurema urubyaro rwubaho ubiteka, ahubwo tukaba turi kurema abareberi cyangwa se ibyigomeke. Haleluya. Reka Uwiteka akomeze atuganirize adufashe. ngira ngo aho ngaho turajya ku ngo ya 4, ba hafi ukine n'umwana niba bishoboka, mubyeyi umuseke, musangire ibyishimo, musengane mu muryango. Usanga cyane cyane aha ngaha dukora uko dushoboye kose kugira ngo abana bacu dusengane nabo, ariko gusekana nabo ni igihe bakiri bato tubakirigita cyangwa se batakosheje. Mbese hari utuntu tubiri njya mbona tugira n'isano, sinzi niba namwe mwaradukoreye ubushakashatsi. Umugore mwiza akundwa kuko yabaye perfect, kuko afite ibintu byiza yatunganije. Umwana mwiza akabyinirirwa, agakinishwa kuko hari ikintu cyiza, akanahembwa kuko hari ikintu cyiza yakoze. Ese ibi bintu mubibonaho mutuye? Mubibonaho mutuye? Umbanya baseri, ninde wari wabyinirira umugore yakosheje? Mu bagabo bari hano, umugore rwose akaba ari aha ngaha hari ibintu atakoze neza, ukamubwira uti kidederi ni hahandi hawe, uti ni hahandi hawe, ndagukunda ntubaho. Birakunda. So usanga igihe cyose umugore abyinirirwa cyangwa abwirwa byiza kubera ibyo yesheje, kubera imihigo, kubera ibyo yakoze. Ariko sheri ni ukuri wambara neza, sheri ariko ni ukuri iyo ataba w'inzu ntituba tuyubatse. Ariko sheri ni ukuri usanga igihe cyose amagambo meza tuyabwirwa kubera ibyo twakoze. Dusa n'abakorera urukundo, ariko nyamara siko bimeze. Twagombye kudakorera urukundo, twagombye gukundwa uko turi. Ntago mwabyumvise? Nongere nsindagire. No kubana rero n'abana nuko ntago agomba guhabwa umwanya wo gukina no gusangira kuko hari icyo yakoze. Yabaye uwa mbere ku ishuri, uyu munsi turajyana. Hari ibihembo bigomba kubaho ko kugiye umwana yakoze icyo ushaka, ariko ntabwo ari buri gihe akwiye kubona igihe cyose azabona ibyiza ari uko yabikoreye. Urimo urarema mu mwana ubuzima buvuga ngo ntacyo wabona kuri iyi si keretse wakivunikiye. Ariko mu buryo bumwe nibyo, ariko mu bundi buryo ubuntu bw'Imana bupfuye ubusa. Niba wowe Imana yarakugiriye neza ikagira ibyo iguha nta kikugura, wagombye nawe kurebera muri iyo sura umwana wawe ukavuga ngo ni ukuri akwiye gukinishwa nubwo bimeze bityo, akwiye gukundwa nubwo bimeze bityo. Igihe mwagiye gukina, igihe mwasohotse mugasabana bigaragara, mugakina bigaragara, mukegerana bigaragara. Iyo tuvuga gukina rero ababyeyi benshi bumva ari ibi ngibi, hanyuma bikaba ibi nyine ubu twakinnye ariko mu by'ukuri uzakine n'umuntu urakaye urebe ikintu uragikubita ariko se kuterura. Oya turakomeza tugakina. Mu mutima urakaye ntabwo bijyamo neza. So biba byiza gukina wabanje guteza, ndumva nshaka gutanga iki mu mwana wanjye, ndumva nshaka guha amahoro umwana wanjye. Nuwuhe mukino twakina? Nakina na Kadete iki? Ese Alphonse we twakina iki? Ese imikino bashaka irasa? Ese nituba dukina n'ikindi we mwinjizamo? Ntabwo ari ugukina gusa, ni message ndimo ndamuha ubuzima. Hari ibintu ndimo kumuha gusabana n'abana be, noneho bize kugera ku gusenga. Si ngombwa gusenga gusa, abana bararushye ikitwa gusenga kubera yuko turabasengesheje koko. Byo kujya gusenga ku cyumweru, hoshi igenda ajya gusenga, nimuze ntimuryame musenge. Ndetse abana naganiriye nabo barambwiye bati ikibazo 80% y'abadusengesha basoza basinziriye. Agati ntago muryama mudasenze, yemwe ba muri hehe mugatera indirimbo ya mbere mugahita musinzira, bakaza gusoza aribo bagenda bikirana amaso. Dore wa undi waduhamagaye so biba byiza iyo birimo ubucuti, bakaza bakagukoraho bakabwira ati papa urasinziriye, ukabwira ati bana narushye ariko kurara tudasenze ni bibi, nimumbabarire mu nsengere. Barabyumva, n'abana bawe baragukunda,
ntabwo nta gitangaza cyabaye, ariko nubigira nkaho nuryama udasenze nikosa, hanyuma warangiza bakagutinya bakavuga bati ariko nubwo ari kosa nawe uriya ntago wasenze. Hari ibihugu bibiri bitari kwegerana, ntacyo urimo gutanga. So dukine n'abana, dusabane n'abana, hanyuma tubinjize mu gusenga bafite amahoro yabo kugira ngo tubashe kubona umusaruro. Yeah. Amen. Gatufate ku ngingo ya 5 ari nayo ya nyuma. Ari ya nyuma. Muganire ibihe mugirane ibihe n'abana. Mubone uburyo bwo kubacyaha cyangwa kubahana mu rukundo. Haleluya. Yeah. Uko ugenda wegerana n'umwana ubasha kumuha uburere mu rukundo. Yeah. Atari ukuvuga ngo uhubukiyeho umwana uramuzi. Uko ugenda umenyana n'umwana umenya n'uburyo ugomba kumuhana. Yego. Uko nahana umuhungu wanjye wa mbere siko nahana wa nyuma. Yego. Nje nakunda kubabwira ngo nibazane intoki nkazikubita, ntabwo mu by'ukuri nzikubita byo kuzikubita. Bazana intoki kenibure uzana ukagira gutya. Udakubise rwose, ariko kuko azi kubikoze yakubabaje akarira. Kubera iki? Wagerageje no kuvuga ngo murakundanye, ikosa rye ubwaryo riramubabaje. Arumva ko yakosheje mu by'ukuri. Bivuze ngo action igikorwa cyari cyose wakora cyitwa kumuhana kiramubabaza. Kubera bonde mwaragerageje kugirana. Nababwiye ngo twagiye twiga ibi ariko tugapractice tugashira mu bikorwa mu rugo kugira ngo turebe ko bikora. Umuhungu wanjye akwije imyaka 12 yarambwiye ngo daddy ubu ntabyo gukubita ku ntoki kuko nisezerano nayo namuhaye. Arambwiye ngo gukubita ku ntoki no, ubu uzajya umbwira numve. Wabaye umugabo. Haleluya. Ndababwiza ukuri kuva yavuga iryo jambo. Ubu muhanisha kuba namureba akora ikosa ukamureba ukamubaza se ibyo uri gukora nibyo. Sorry daddy, akubona ikosa rivuyemo. Mu by'ukuri ibi bintu turi kuvuga birakora mu bana bacu. Iyo ugiranye bonde urukundo kegerana n'umwana, icyo nicyo kintu cya mbere kinamukuza. Buri abana bakuzwa n'urukundo rw'ababyeyi. Mwegerana, uko mugenda mwegerana niko muri we agenda akura mu marangamutima, akura mu mwuka kuko umufasha akura no mu mubiri. Kuko dushobora kurera umubiri ariko agahungu karimo imbere nitukarere. Simubize ko umuntu afite ibice bitatu. Hari umwuka, hari ubugingo, hari n'umubiri. Dushobora gukuza umubiri, ubugingo butakuze n'umwuka bitakuze. Umwana ukamubona mu muhanda ubona imyifatire afite ku myaka 18, uvuga ngo umwana y'imyaka 5 yabikora. Mu by'ukuri hari umwana muri we amaze kuba igikuri. Hari amarangamutima muri we yamaze gupfirayo hasi. Ariko mo tugirana bond n'abana, kwegerana n'abana bituma tubasha kumenya uburyo tubahana. Ikindi kandi mu rukundo tubahane mu rukundo. Reka dusome hano mu Efeso 6:4. Namwe basi ntimugasharirire abana banyu, ahubwo mubarere mubahana mubigisha iby'umwami wacu. Hariho gutoza no kurera. Ushobora gutoza umuntu uburyo arya, ushobora gutoza umuntu yiruka, ariko kurera bikora mu marangamutima. Ndetse sayo umwana gusa n'ayawe n'ay'umwana, ku buryo usanga ushobora kuvugana n'umwana utavuze ijambo, ukamureba cyangwa agakora ikintu akabona urikanze akavuga ngo ko ari kose mama ndamubabaje. Isi uwo mwana mu burere bwe hari icyo amaze gushiramo. Watoza abantu mu mashuri, watoza ikintu cyari cyose wagitoza. Mureke nkoresha ijambo. Nimwumva ko batoza n'imbwa se? Ariko imbwa se urayirera. Ariko umwana akeneye kurerwa. Kandi mu kurera hagomba kubaho kwihangana.
hagomba kubaho gukunda, hagomba no kubaho kumenya ibihe urimo kureramo. Uyu muntu ndi kurera ari mu gihe cye. Nturere umutineja, umwana umaze w'ingimbi nk'umwana ukiri muto. Nturere umwana ukiri mu nda. Nimubizi ko umwana ukiri mu nda bamurera se? Nimubizi hana avuga ngo mana umwana bizagenda gutya na gutya na gutya, yari arimo kumurera adafite n'ibyiringiro ko azamubona, ariko atangira kumurera no kumutura Imana. Uvuga ngo tutari twanabagira mu nda twemerewe kurera abana bacu spiritually mu buryo bw'umwuka. Ukavuga ngo mana n'umwana, nge nagize amahirwe yo kubikora mu rujijo, reka mbivuge gutyo, ariko mbona nabonye byarakoretse. Yewe nakunze abana nkiri mutoya, mvuga ngo abana n'izina ry'umwana wanjye wa mbere rwose ryo nari ndifite, ko numva ko azaba umuhungu uko biri kose, ibintu nk'ibyo. Bavuga ngo mana numa abana nzabigenza gutya. Ayo magambo watura kubera ko umunwa wacu urema, uba uri kurera umwana wawe. Ugafata ku nda wa mwana w'imyaka w'amezi 3, wa mwana we ndagukunda, uzakorera Imana, uzaba umwana w'umugisha, uri umugisha, turagutegereje, turagukunda. Uwo mwana uri kumurera. Muzacunga abantu bagiye bakora izo experience, abana bagiye baza badasa nabo batabikoreye. Kubazi gucuranga ukamucurangira gitari, ukamusomera Bibiliya. Abahanga bavuze ko umwana usomewe Bibiliya mu nda ubashe kwimusomera ukayirangiza. Uwo mwana iyo atangiye gusoma Bibiliya, we ayisoma ayumva, kuko aba yarabyumvisha igihe akiri fresh. Dikodi ye rwose yarafashe neza. Uwo mwana icyo gihe ngo abasha gusoma Bibiliya we ayumva neza, kandi amagambo wamwatuyeho mu nda nayo burya muzarebe arakora hano hanze. Uwiteka akomeza dufashe. Ikindi najyaho ni cy'uburere bwo guspankinga, gukubita. Buriya gukubita umwana ntabwo abwira. Navuga ngo icyo ni last, ni cyazana ikintu cya nyuma. Kuko ukubita uri kumurema mu mutima wa rebellion, umutima w'ubwihebe. Kuko ukubita mu mutima watangira gushiraho defense. Ukubita mu mutima agashiraho defense. Mu gihe gito umwana yamara kugira imyaka 13, ukumva aravuga ngo mama ngo wibeshye unkoreho. Uzi umwana ukubwira gutyo, nukuvuga ngo biba byarapfiriye hasi. Uba waratangiye ukubita nawe akageraho agakreya self defense nawe akakreya akavuga ngo wibeshye unkoreho. Umwana watinyutse abwira nyina gutyo ngo unkoreho nkwereke. Iryo jambo rivuga ku myaka ye 13, wibeshye unkoreho nkwereke. Ariko uzaho byaye byaravuye, yahuraga na mama we aje kumuhana, ariko yatsinzwe agiye guhana. Agahura na mama we ariko bamumuzaniye umwana yakubise undi, agahura na mama we, nta bonde yigeze ibaho. Burya abana nabonye mu kintu kibarera cya mbere ari urukundo. Abana barerwa n'urukundo pe. Umwana ukamukunda akageraho urukundo rukamugota, akabura akorera amakosa. Aribyo natwe dufitanye nande na Kristo. Urukundo rwa Kristo rero kugota, wajya gukora ikosa ugasanga arahari. N'umwana birashoboka ko ushobora kumugotesha urukundo, ukamukunda muri biki ufite, ukamukunda, ukagira n'igihe cyo kuganira na buri mwana mukagira n'igihe cyo kuganira kugira ngo ubashe kumenya uyu mwana abayeho ate, ubuzima bwe bumeze bute, ese ahura nande, aganira nande, inshuti ze ni bande. Dukwiye kumenya inshuti z'abana bacu. Ni ibintu navuga ngo reka tubyite ngo nibishyashya muri kinyejana cyacu. Ko kera wagiraga inshuti, ukagenda ukava ku ishuri ukajya kubasura, ukirirwayo ababyeyi batazi abo wagiye gusura. Ahari mwebwe ntabwo byabaye, ariko ngiye byabayeho. Ukagenda ukajya twabitanga kuzeri, ukagenda ukabayo ababyeyi batazi aho wagiye. Ariko mu by'ukuri umwana yakagombye kumenya ngo ndajya kwa runaka, ndabibwira mama cyangwa papa, cyangwa ngombwa mu bushobozi ufite, niba ufite n'ubushobozi ukamutwara ukamugezayo, ariko ukamenya ngo uyu mwana wanjye agiye he.
ubu hasigaye hari ibintu byaje byitwa birthday. Umucuti wanjye afite birthday, ndajyayo, warangiza ugafata umwana ukamwohereza mu bushobozi bwawe ufite runaka, ukavuga ngo ntibagutware, ariko mu by'ukuri ahantu wohereje umwana ntabwo uzi ikiriyo. dukeneye kumenya inshuti z'abana bacu ndetse n'imiryango bakomokamo. yunganiye ibyo yaravuze. Igihe cyose urera urabizi ko gutanga icyerekezo ni ubuzima bwo kuba urugero, ugomba kuba urugero rw'abana bawe, ukabaha icyerekezo bivuze ngo ukanababanziriza aho urimo kubabwira. Niba ubwira umwana guhanagura ku meza, yagombye kuba yarakubonye uhanagura. Biramworohera cyane iyo wahanaguye neza ukamubwira ngo nawe nahanagura neza, ntabwo yumva abaye umugaragu w'urugo. kuko aravuga na papa se kabikora na mama se kabikora. Bivana ibyiciro by'ubudehe mu ngo, usanga n'ibyiciro by'ubudehe. Usanga mu rugo hari ibyiciro, hari icyiciro cy'abakozi, hari icyiciro cy'abana, hari icyiciro cy'umugore n'icyiciro cy'umugabo. Noneho abo bantu tubarera kuri ayo masikariye, bose bagenda bareba, ese ndi ku cyiciro cy'umukozi, ese ndi ku cy'abana, ese ndi ku cya mama, ese noneho ngeze ku cya papa. Ugasanga twaremye ibintu Imana itigeze itwubakira. Ariko hano mu cyanditswe yasomye yavuga ngo tubarere ngo nk'uko umwami wacu, hari ijambo yakoresheje ryiza ngo ahubwo mubarere mubahana mubigisha iby'umwami wacu. Iby'umwami wacu ntabwo ari iby'umwuka gusa no kuvuga indimi nshya nk'uko abantu babimenyereye. Buriya ibintu by'umwami wacu birateka, ibintu by'umwami wacu byigisha ubwenge ku ishuri, ibi bintu by'umwami wacu birakora, n'ibintu bifatika. So ndibwira ko abakristo twari dukwiye kubishyira mu bikorwa. Ibi bintu by'umwami wacu ni ibiki? Kugira neza k'umwami wacu, kubabarira k'umwami wacu, kwihangana nk'umwami wacu, kwirengagiza nk'umwami wacu. Ese umwami wacu ntajya yirengagiza? Atirengagije ntitwaba turi hano, ntabwo twaba turi aha pe. Ntabwo mpamya ko hano hari umuntu wujuje byose, ntabwo mbihamya. Twese dufite ibyo tutameze neza. Dore n'ibi by'uburere tuvuga twirirwa tubyiga, mubwira nti hano urabyisha, ati nawe aha wabyisha, ariko wambwiriye muri sara abana bumvaga inta, ariko buriya nawe mu gikari ntiwumvise atare. Nuko tubayeho, sibwo buryo se tuba tubayeho, nibwo buryo practically, nibwo buryo tuba tubayeho. Nta bitangaza biba biri aha ngo umuntu yabaye perfect hanyuma yarabimenye neza hanyuma ubu ngubu oya. Ariko Imana ikaduha igisubizo. Niba mushaka kubikora neza, munyigane, mubikore nkanjye, mubatoze nk'umwami wanyu. Nahoze ndimo kumubwira, ariko ubundi aba bantu turimo kubwira uburere bazabishobora bate? Noneho dutangira gusubira mu buzima bwacu. Ese umuntu yabibasha ate? Uyu mugore n'umugabo babibasha bate? Gufata umwana ukamuhana udashingiye ku mujinya. Umwana afashe ikirahure cyawe ukunda arakimennye, cyangwa se amennye televiziyo, reka tujyeyo twese, ya televiziyo ukunda waguze miliyoni arayimennye. Ukibona uyu mwana amennye televiziyo, niki cyambere kiza mu mutwe wawe? Ndakwica, narakwibyariye, ubundi wowe uri uwanjye. Ubundi wowe uri my property. So uri uwanjye, ndakwica. Mama we yongeraga avuga ngo ndakwica nzaburana na leta. Ibyo ari byo byose buriya leta izabizamo, ariko nzahangana nayo, ariko nakwishe. So ibyo ugahita ubivuga, noneho cya kintu kikurimo kigahita kiguterura kikagutereka kuri wa mwana. Bakita igishinja ngira ngo mu Kinyarwanda, kikaba kiragufasha ugafata umwana wagukubita nko ku rukuta. Birashoboka. Twese dufite ibintu byinshi bituri inyuma bijya biza bikadufata nka kwa kundi umwuka wera dufata tukayoberwa kumenya umwuka wera no munsi wa bikaducanga rwose. Sinzi ko mwebwe bijya bibabaho. Nuko urwo ni narwo rugamba dufite hano mu isi. Ntabwo turwana n'abana, ntiturwana na Satani cyane nk'uko turwana natwe, kuko Satani arabizi ko turi abatsinzi. Intambara zose zinyuza muri twe. Aravuga ati ibyo byose uyu muntu nimutera muturutsemo ndamushobora.
Satani agahita aca muri James agatangira kunsobanurira neza ko ari umugabo mu rugo. Hangira ati ubu reba muri uru rugo ni njye mugabo. None hari batanu nibura mwitemo. Ni wowe uba muri uru rugo. Nubundi James niwe mutwe w'urugo rwacu. Ni umugabo wa ruriya rugo. Noneho nimwibaza impamvu abinyemeza. Ariko mujye mudufashe gutekereza. Nibyo byandi Satani yakoresheje no mu ngobyi. Abwira Eva ngo bazamenye ngo muzahita musa n'Imana kandi nubundi koko basa n'Imana baremwe mu ishusho y'Imana. Agati harya yarababwiye ngo nimurya muzabiki nubundi aza akubaza uriwe abizi neza urabizi kuri umugabo ariko agahita akubwira ati ariko wabajije uyu mugore ubundi abona urindi kandi urabizi nta kindi gisubizo ari buguhe. Ndagira ngo nkubwire James ninjye mugore muri uru rugo. None se sheri wanjye wagize ngo wabonye umusimbura ntawe nta musimbura ugeze aboneka ariko hazi ikintu gikorera mu muntu gihita ubwo buzima rero bufite ubwo buturimo n'ikindi gitutu cy'ubuzima. Murabizi ko tujya tugira gutyo tugakubitana na krize tukagira dutya tugasanga ntago uko tubyiteze mu rugo bibaye uko twari tubyiteze tukajya ku kazi bakadutuka cyangwa tukagira n'abandi bantu bishiti zacu batubwira ibintu bitari byo. Icyo gitutu tuza tukikoreye muri bwa burezi. Nuko kundi umeze ufunganye wabihiwe wiriwe wenyine urabishye hanyuma kandi umwana akoze ikosa kandi ugomba kumurera. Are you ready? Uratekereza ko witeguye? Ikintu cyonyine witeguye n'urushyi. Nge ntango urugero kuri mama n'inshuti yanjye ntacyo antwara n'ubu ngubu azabyumva ajya ambwira ngo nzaza mbwire n'ibindi. Kwikubita hasi ubwabyo cyajyanaga n'urushyi kugwa namwe mufite wagwa gujyahe warebaga wari ufashe iki naho nyuma wakurikira neza ugasanga nyoko ni impunzi yararushye yarahashye yanyereranye imyumbati ku mutwe yaratashye arayiteka ategereza kwishyangwa rye umuntu yararushye. Ibintu byose ntago byoroshye kubitwara muri simple way. So nubwo ntanga urugero kuri uwo mubyeyi ariko hari abandi natwe dufite ibidutwaje igitugu kandi ibyo bintu bidutwaje igitugu ntibiri buduhe break. So iyo bitaguhaye break uhana ukubita umwana muzabireba bajya bakubita abana cyangwa mukore research. Iyo ukubita umwana wumva umerewe ute umukubitana igihunga ariko warangiza akaba ari wowe uvuga ngo nukuvuga ngo uriruhura wikiza icyari kiguhagazemo hanyuma ukamukubita warangiza ukumva ni wowe uruhutse. Umwana ntacyo umumariye wakimariye. Mu by'ukuri twagombye kwigana Kristo. Mu gihe ugiye guhana umwana ukaba wumva yakubabaje akumeneye televiziyo nyarukira mu cyumba fata intoki zawe uzikomeza ubwire Yesu uti ndumva namwica akubwira atari ko buriya nawe naguhita utari kuti buriya uti Yesu uti ndumva kiriya televiziyo yaravunnye umuhangane. Noneho uraza gusohoka utuje wegera umwana wamubwira uti buriya urambabaje ndababaye cyane. So muganire nicyo bita discipline cyangwa se kurera. Noneho utangire kumubwira uti buriya iyi televiziyo wayimennye byambabaje muri uru rwego nayiguze bingoye dore ukuntu bimeze ubu ndumva ntazi naho tuzakura indi tugiye kumara igihe tudafite televiziyo nta nubwo ndi bubyihanganire uraryama nkucisheho utunyafu tubiri kugira ngo utazongera. Abwira ati mama ati wambabariye uti buriya nakubabariye iyo ntakubabarira kuko nabanje guhitira mu cyumba ndwana n'ubwegakazi ndwana n'ubusengakazi ndwana n'ibyo ndwana n'amafaranga nayiguze ndwana nayo nikopesheje buriya nashize nakubabariye. Ubu icyo ngiye gukora ukugutoza. Izo nkoni rero ukubita utanavanye kure kandi abyumva cyane umureba mu maso umukunze avuze neza cyane. Uwo mwanya wo kwirwanya ntawo tugira kuko tuba turi perfect. Twebwe tuba turi perfect ntituzi kumenya ibyaha byacu tumenya ibya bagenzi bacu.
no mu ngo zacu duhora turi urigiye si wowe ubikoze, oya ntabwo ari ni wowe, oya si wowe, ibyacu ntabwo tubizi. So kugira ngo rero tubashe kurera neza, dushoje tubinginga, twite ku ruhande rwacu, twegere umwami wacu, tumuyoboze inzira. Niwe uzi neza icyo twakora. Izi ntoki zacu arazishoboye, amarangamutima yacu arayazi, aho tutakiza arahazi. Tuhamwereke, tuhamubwire niba dushaka kugira urubyaro rwubaha Imana. Byose biterwa n'amahitamo yawe. Niba ushaka umwana w'umunyedini, uzarera umunyedini. Nushaka kurera umwana ukunda Kristo akomatana nawe, uzarera uwo. Nushaka kurera ikigomeke, uzarera icyo. Nushaka kurera umwana ufite amashyaka y'igihugu, uzarera uko ubishaka, niko azakubera. Ariko birashoboka ko ushaka kurera umwana neza, Satani akazana urukungu, imbuto mbi. Niyo mpamvu bavuka ari 10, 2 bakaba beza, 6 bikanga cyangwa 4 ntibikundi. Burya rero ntako utagize iyo wahagaze aho ugomba guhagarara. Watsindwa ukabimenya, ukanabibwira abana. Ahangaha nananiwe, aha byansinze, cyagihe nabwiraga nabi mama wanyu ndimo kuvuga nabi, nakoze nabi, mumbabarire. Cyagihe nasuzuguye papa, ntuvuga ko wamusuzuguye kame imbere y'abana. Cyagihe tutumvikanye bitagenze neza, nari nakosheje, mumbabarire. Mwemere kutaba ba super power bo mu ngo zanyu, muba abana b'Imana. Muba abana b'Imana mu ngo zanyu, mwemere kwihana, mwemere gusaba imbabazi, mwemere kugaruka mu bwenge, kandi Imana izaturerera. Imana ibaho umugisha cyane. Katwakire umuyobozi wa gahunda. Amen. Hari ahantu mwisanze? Ni henshi. Hari aho gukosora mama Biko? Mama Biko naza atubwire, kuko afite abahungu 3 b'inkubaganyi, atubwire uburyo ajya bigenze bakubaganye. Yafashijwe cyane yanahise. Nge nasanze natsinzwe. Kuko iyo barakubagana cyane, usanga mbabwira ati nge nimukomeza kwigira ibyo nditahira iwacu. Uni hagati ndakwica none. Nasekaga agato kambwiye, ingoma wowe warambwiye ngo uzagisha. Akabwira ati ntabwo ariko nakubwiye nuko wari wanteye umujinya, ariko tubabarirane ubwo tugasabana imbabazi, ariko ntabwo biba byoroshye. Urugendo rukomeye. Nisubiyeho, ariko twaraganiriye nabo, nababwiye ko tutazongera gukubitana. Kuko ndabafata cyane, ariko twisubiyeho, narababwiye ubu ngubu turaganira, dusigaye tuganira. Umukuru arambwira ati ma wambwiye ko nta gukubitana ari kuganira, tukajya mu cyumba nyine tugasabana imbabazi, umwe agasengera undi, wasanze afite ikosa ni usenga agasaba Imana imbabazi. Arakoze cyane Charlotte, arakoze kudusangiza ibyo akora mu rugo. Twese buri umwe wese afite ibyo akora. Hari undi watubwira uburyo abigenza? Reka turebe, hano hari couple ngira ngo nkuruho gake, batubwire uko bo babigenje bigitangira no kugeza uyu munsi bimeze bite. Murakoze. Ngiye kuvuga umuntu yihangane. Ngiye kuvuga umuntu turimo turasangizanya experience. Umunsi umwe umwana wacu yigeze kugira ikibazo kumwe, aguteje ikibazo warakaye. Noneho agasanga reka mwe ngo mu mutwe byabaye byinshi. Mama wahita avuga ati wacyana wegese nkunda umwana ukora amakosa mu buryo burumbe, akoresha iryo jambo. Noneho umwana azanyirukiraho nka papa we. Ati papa, ati mama atigize gutya na gutya na gutya. Noneho kubera amakosa yarakoze, naye ndamubwira nyine yaramenye televiziyo sinibuka cyangwa ariko yarakoze ikintu kinini kiremereye. None ndamubwira nti nanjye ntago nshyigikiye amakosa yawe, nanjye nyine mwuka inabi. Noneho maze kumwuka inabi, abona nta buhungiro asigaranye. Kwa mama byanze, kwa papa biranze. Noneho ahita ambwira
ndamubwira nti ku myaka ufite n'amakosa ukora ntabwo nabyihangana, ntabwo bigendanye, kandi nigende rwose, ntabwo nkunda umwana ukora amakosa kugeza angana n'imyaka ufite. Noneho ahita ambwira, none se kutihanganira amakosa yanjye, yuko utakwihanganira umwana ukora amakosa angana gutya, kutihanganira ko wihanganira amakosa ya mama arinda b'umukecuru atukana, aza ngo kubera ko yamwise icyana, ati wacyana we, ati ntabwo ngenzi nakwihanganira amakosa yawe. None se ko ngewe utakwihanganira amakosa yanjye ku myaka yanjye, ko wihanganira kuzihanganira ya mama uzarinda b'umukecuru atukana. Noneho nabuze icyo nkora, ubwo numva ndatsinzwe, kandi koko mbona nzihanganira amakosa ya nyina uzarinda b'umukecuru atukana. Ubwo icyo gihe nahise mpamagara mama we, ntigira hino, mpamagara n'umwana we, gira hino, wamututse ngo iki? Ati yanyise ngo ndi icyana. None ari umwana ntabashije kwihanganira ku myaka, mbibona ko akiri umwana, ari na mama we uzarinda b'umukecuru atukana. Ubwo icyo gihe nahise negera mama we, ndavuga nti gutukana ni bibi. Ubwo nyine umwana icyaha kiba kiragabanutse, mama we urizarinda b'umukecuru atukana aba ari we nanjye noneho guhindukirira, mbona we reka muha akanya. Amvuyemo, ariko nabyo ni experience nziza. Buriya mu rugo duhura na byinshi, noneho ngewe nareraga n'izo nkurikirane, mfite n'akazi ka Rwanda Revenue, nza saa 4 z'ijoro, rimwe na rimwe nkazizo saa 4 z'ijoro, nkasubirayo saa 11, nkamara nk'iminsi 2 ntababonye. Murumva ko rero twebwe dufite experience nini cyane, twazaga nyine byagucanze, kontabilite ikugeze nka hehese simpazi, ukaza nyine usunika, ariko Nyagasani aragufasha mu kurera. Ndibuka hari igihe umwana wacu w'imfura, ngira ngo twatwise undi ataramenya ngira no kugenda, mfite nako kazi gateye gutyo, nawe afite akandi gateye gutyo, biratugora cyane. Rero twagize, reka mpine gake y'amagambo, twagize ibihe byo guca muri stress nyinshi, noneho kurera bikakugora. Rero rwose bavandimwe, n'ubu ngubu turakiga, hari ibyo dukuyemo bikomeye cyane, kwihangana cyane, ukarera umwana ukamurera mbega kwa kundi mu rukundo, kubera twarabahutaje, twagize igihe cyo guhutaza uwo mukuru, kubera uwo muto yaje agera ahantu amera nk'umurebere kwa kundi mwavuze, ni ukuvuga ngo akirirwa arira. Hari ahantu twari dutuye hari Kimihurura hafi ya Rwanda Revenue aho twakoreraga, umupasiteri umwe wabaga inyuma y'igipangu aza kureba umwana uhora arira buri munsi, aratubwira ati uyu mwana kuki ahora arira? Ariko icyo gihe twari twarabyaye umwana, hari n'undi, mbega ntitumenye ngo ese wa wundi umukuru twamufasha gute kandi dufite n'uwo mutoya. Ariko Imana yaraduherekeje bigenda neza. Noneho uwa gatatu we yamaze ngira ngo imyaka 7 ameze nk'aho ari bucura, nanone bitubera ibibazo. Nanone uzi kugira umwana akagira imyaka 7 ari we mutoya, yewe yakoze ibintu ukavuga uti sibi nibiki noneho murabyumva. Ariko Imana ibigufashamo byose. Ikintu nize rero hano twebwe tumaze imyaka 17, ikintu mbashije kongera kwiga, papa w'abana wowe akemuza ibibazo by'abana kubaganiriza, uko niko ateye. Ubwo rero ngewe nyine ndi mama wawe ngewe yiwe ubwo niba ntamuhanya ako kanya, ubwo byarangiye. Wa mugani ninjya mu cyumba kuvuga ngo mana agabanya, ndaza n'ubundi byashize. Ariko ubwo nyine umuntu arabyiga. Umwana wacu wa gatatu nyine wari warigize bucura, hari ikintu aherutse gukora ku ishuri kinakomeye cyane, ku buryo cyari ikintu gishobora no guteza n'ibibazo n'umuryango wacu gikomeye. Ariko nkimara kucyumva nahise numva ntazi, nari ntwaye imodoka nanirwa no kuyitwara, nari ndi muri feruje nkagenda nivugisha. Murabyumva, namwe murabyumva ko cyari gikomeye. Nuko ndangije ndagenda mparika imodoka, ndagenda nshaka mpamagara papa we, namubwira ngo bigenze gutya na gutya. Ariko n'umwana yakomerekeje, ariko bikabije,
kandi babikoze ngo barimo gukina filime. Ni ukuvuga ngo ni babiko neza neza, ni ukuvuga ngo yamukomerekeje ariko ngo barimo ngo gukina filime, ngo bisinzi filime zo barimo gukina mu modoka, bakoze ibintu bidakorwa, umwana ajya kwa muganga ameze nabi cyane. Nuko ubwo rero nyine noneho nagerageje kuvuga ngo ngabanye, kubera iyo nza kumukora ibyo numvaga namukora mu mutima wanjye. Naragiye utekereza umwana wari uri ubwo bahise bafata kwasteri yose y'abana bajyana kwa muganga, nawe urumva ukuntu byari bimeze. Nuko barangije rero mu gihe papa we ngiye nanze kujyayo, mbwira papa we vaho aho wari uruzi ufata imodoka uze ujyeyo. Aragenda, noneho bamaze kubonana baraganira, arabizi ukuntu baganira n'ibiki byose. Noneho umupapa w'uwo mwana kubera arazi ko abo bana ari inshuti cyane, yaravuze ngo ibi ntago babikoze mu kindi n'uby'abana nyine tubona arabyumvise, turamuvuza barataha. Ariko ageze mu nzira ati mama aranyica. Ariko yageze mu rugo hamwe numvaga no gusenga, numva nshaka kugira ngo manuke mwakire mu rukundo, cyane cyane ko yari yamaze kubwira papa we ati mama aranyica. Nuko arangije yageze mu rugo afite ubwoba, nabonaga ko arimo no gutitira, ariko ndamwihorera gakeya. Noneho ariko burya ubugomba no kumuhana, ntago wabirekera aho ngaho. Twaramufashe dufata n'abakuru be, twicara hariya ku irembo kuri baraza, turamubwira tuti rero Brineri wakoze ibi n'ibi, ubwo nyine nkaba ndanamuvuze ariko nta kibazo. Nuko wakoze ibi n'ibi, wagenze gutya, papa wabazi kubaganiriza, yabaye umwarimu. Nuko arabaganiriza, aramuganiriza. Nuko nanjye mfata ijambo nyine ngerageza kugabanya, ndagabanya. Nuko ndamubwira ariko ni nubwo bimeze gutyo turaguhanira imbere y'aba bavandimwe bawe, kubera wakoze ibidakorwa, wakoze ibintu bimeze gutya, wakoze ibintu byasebeje ikigo, byasebeje umuryango, byasebeje twese. Nyine araryama hasi, turamuhana kandi pe atubwira ko atazanongera. Birarangira n'abakuru baboneraho urugero. Reka ndekera aho ngaho, ariko Nyagasani ajya amanura ibyacu, ajya amanura za kamere, ajya amanura ibintu byose. Nicyo mbashije kwiga, njye mbonye ko tugomba guhana abana mu rukundo. Imana ibaha umugisha. Ntabwo biba byoroshye mu by'ukuri. Imyaka tugezeho ni imyaka iba twarakuriye nyine muri bwa burere natwe tuba twarahawe. Nta handi tuba dufite kuvomera, nta yindi soko tuvomaho uretse iyo nyine y'ababyeyi bacu. Ndakwica, dore uko gisa, dore uko kireba. Ariko kandi aya niyo mahirwe umuntu aba abonye, byibuze wowe ukibafite bakiri bato, wowe ukibyara nka bariya bavandimwe bamaze igihe gito, ngira ngo byibuze iyi ni iyindi soko ibigaragaye kugira ngo umuntu abashe kuvomaho noneho amazi meza azahe abana umurage mwiza. Amen. Ninde wundi wadusangiza? Okay, Mitera. Bafite ibibazo mubitegure, n'ubundi tugiye kubaza ibibazo. Iyi ni experience turi kureba, ese twariraga gute, twabigenzaga gute, n'iki tugiye gukosora. Kaya nari mubwiye niyo batama n'umwanya ndawisabira impamvu genda hano pe hano ariko nkanakina nabo tukanakundana, ariko hari igihe umwana yize ku ishuri bagahora bari ntiyandika note, kuko utanze ntagusubize wowe usikara akagira ubuntu bwinshi kana kaje akayimuha. None se wo kumva wagiye gukora iki? Noneho ariko kugira ngo yitangaga kugira ngo ubunebwe bwiwe nabwo bwishimiye, ntabwo uko yandika ugatika kandi tukarwanika ndakubita none yaranumva inkoni gusa n'uwazimenyereye. So
sinamukubitaga birenze ariko aho kwakundi ubona kuki noneho nza kumva ndakaye nari mfite inama nimugoroba ngira ngo saa moya noneho ngiye kuyijyamo mubajije note zirihe devoir irihe usanga byose nta na kimwe n'amakuru yose noneho mbere yo kujya mu nama mbere yo kujya gukora ngo ujye mu nama ntabwo ugiye guhana dutuye ahantu hegereye ishyamba hasa nkaho hihishe ndavuga reka byibura mukange numve ndamusohora inyuma portail kuva bwari bwije saa 12 n'igice ndongera ndayikura isubizaho ngo ndebe byibura ko ari buze kuyinjiza arangije yicara imarembo akantu k'agasima kari sa nk'umanuka ariko manuka mvuga ngo ndagiye ngere mu nzu mbwire mama we ngende ngere mu mazi icyo atekereza naragiye ku marembo nk'iyesumye mvuga ngo byibura ahita azamuka murebe ako kanya gato ko kuva ku marembo manuka ajya kureba mama we hanyura abagabo babiri bahanyuze bati kuki uri inyuma y'inzu ati bambaye ntabwo wogize sinanditse note baramubwira ngo noneho kugira ngo utarara hanze muri tujyanye arangije aravuga ku bantu bazanjye dutuye hari ishyamba ryinshi cyane umuhanda noneho ugeze mu nzu ya mama igihe ubaza icyo aratekereza ageze hanze aramubwira agarutse abimbwiye twese tumenye batandukanye ubwo dutangira kwirukanka dushakisha ahantu yaba aherereye tugahamagara izina umwana ntiyita biratuyobera noneho mama we agira sise musansa ako kanya yatse imodoka arirukanka umuhanda murebe w'igihugu asanga bageze nko muri metero 600 bajyanye noneho bamubonye bariruka birutse bahunze aramubaza ati se wowe ibijyanye n'abantu utekereza uko byagenze ati bambwiye ngo tujyane nanjye turabakurikiye noneho bagarutse bongera kuba birukanka nanjye nibyo nari ngiyemo aho ngaho icyo ndamubaza nti byagenze bite byakugendekeye bite hano ndabizi ko muri amakosa kandi ndababaza kubera ko nandikanywe none n'ubu uzakora iki ati ngiye kuhindura noneho ndavuga ndetse bari no gutwara byari kugenda ati ntabwo nari kuguma none se kuki yemeye kubakurikira kandi wumva atari bugumeyo ubambwiye ngo tujyane uranjyana ahantu wari buze kuza kumufasha ubwo buryo muri buze kuza kundeba ukabuza impamvu mwashyize hanze ariko mu by'ukuri sinzi niba baramubeshye sinzi niba ari wo mutima bari bafite ubwo noneho kuva icyo gihe nkavana isomo yigaga mu wa gatatu primaire icyo gihe ndavuga ngo mbese nkavana isomo ryo kwicara noneho nyuma tubisubiyemo mama ati rero ntabwo ari bungire umwana wanjye none iyo bahamagaye ku ishuri ko kuntegereza ukabona uvugana na stress utarajya kumbana n'amakaye noneho ubwo turi muri ibyo nza kubana rero ubu nabibonye biriya bintu ntabwo reka twicare turebe uburyo tubiha mu murongo kugira ngo byibura noteri tube twazifata none icyo nshaka kugarukaho cyane ni iki naje gusanga tutwabemera umwana arwaye amaso ntitwabimenye yanga abamuzi noneho we akabona ibintu byose kubitatu uko banditse akabona n'umurongo umwe phrase yose akayibona n'umurongo umwe akabona icyo yandika n'icyayi so akabona umwana uri timide udakunze kuvuga ntabe yakubwira ati ndabisoma simba cyangwa se ndabireba nkabona noneho mwarimu azakubwira atari muzagerageze murebe niba nta n'ikibazo cy'amaso kiwe tugiye aho umwana ati umwana murabaye yarwaye amaso muri ariko twebwe nta kimenyetso kigaragaza ko arwaye amaso tugira ngo tujya tumuzana ni uko ku ishuri afata metero ubwo rero bamaze kumuvura
ubuzima busanzwe akandika akagira ati nahoze mvuga ibi ngibi rero experience hamwe umuntu yasangiza abandi ushobora kugira ngo ukibaza ngo ni amakosa y'umwana atari ikosa ry'umwana nawe ukishinja ikosa atari ikosa ryawe mu by'ukuri impamvu ikibazo umwana yari afite cyari kiri ku burwayi twe tukakirabira mu makosa umwana nta kosa yakoze twe turabibonamo ikosa ariko mu by'ukuri ikibazo atarabukira hari igihe biba byiza kujya muri details z'ubuzima bw'umwana ku buryo byatumye niba ikintu cyo kujya basubira ku ishuri nkabisaba rimwe akagenda kwicara inyuma mu ishuri ujya kwitabwaho agasubiza ibyo babajije byose kugira ngo bereke ko ahari noneho bikagihenza kuvuga noneho nzarashaka kugira ngo ahantu inyuma nicara atambanye nabwo ndeba ese bimeze bite rero mwakoze cyane bakeraho gatari nshinze ariko ibyo twabonye nabyo ni iby'ingenzi kujya mu budetaye bwa buri munsi bw'umwana urafasha utuma umenya aho intege nke zawe ziri aho iz'umwana ziri hamwe no gushakira hamwe igisubizo no gusubiramo byose bikagenda neza murakoze abana irimo inyigisho ikomeye rimwe na rimwe twihutira guhana ariko tutamenye ngo ni iyihe mpamvu kandi ibi bitumye ntekereza umuhungu mfite muto nari ngiye kwandikira hariya kubyara wanjye afite abahungu 3 na mama papa afite abahungu 3 ngiye kwandikira nimubwire abahungu umuntu amarira ate ko uyu muhungu w'imyaka 2 agiye kumara umwana arakubagana ku kigero kirenze muri abadayimoni harimo n'ibiki nkumva ariko ibintu bavuze gusa nanjye ari mu cyerekezo umwana arakubagana ku kigero kirenze ku myaka 2 ntabwo nari nzi ko abahungu bakubagana gutya ariko biteye ubwoba nahise numva nyine nanjye ibyo ngiye gukora ngiye kumufasha menye ni ikindi kibazo afite ibintu byose arabifata akagenda ajugunya mu cyumba we aryoherwa no kujugunya imfunguzo zitumazeho nta kintu gato yishyira ahantu ikintu ukamusanga yagiye kujugunya muri cya cyumba mbese byose ni ukujyana mu cyumba rero ukajya wa mugani ugakubita ukamubwira ntiyumva uyu munsi ukamubwira ntiyumve ejo ntiyumve bya bindi hari wigeze kutubwira ngo umwana yagiye yandika ku modoka ngo I love you dad dadaje we ntabwo yabonye ku ijambo reka kubita intoki arazica rero hari igihe dukubita uwo mwana izo ntoki ntabwo zizongera kugaruka ariko asubira inyuma rero yabona yanditse ngo I love you dad urumva mu by'ukuri intimba uyu mubyeyi yagize yari ikomeye cyane rero urumva iriya famiye umwana iyo bamubura ntabwo bari kuzibabarira n'umugore urumva yaramubwira ati umwana wanjye ni ibindi bindi mu by'ukuri imana iduha ubwenge iduha ihishurirwa ryo kubasha kurera kuko ntabwo byoroshye hari undi wadusangiza experience yego twihuta ariko ndibaza ari wo wanyuma abafite ibibazo nabo baza kugira ngo dukomeze ikindi cyigisho murakoze batazwi mushiki wanjye n'ukuriki turishimye cyane muri iki gitekerezo cyo gushyiraho kino kiganiro ni ukuri ikintu cy'uburere ni ikibazo cyane cy'uburere ni ikibazo cyane imana idufashe umwuka wera aho pasiteri n'abamama babivugaho uburyo turera abana n'uburyo tubahana nanjye mu bantu bahanisha umushinga mwinshi babo bavuga ariko iyo barangije kandi tugakina bakajya ku bitugu tugakina tukazenguruka umwe ajyaho batangurana banyu cyakenera muhanda y'igikoze cye ariko bakubitisha imbaraga rwose byo ntabwo ari ukibeshya bakubitisha iki akagozi kashaje kimwe mu bintu bakubitira ni iki hari ikintu umaze kubona tubahana dukurikije uko natwe twahanwe bakagura mu gihugu uko twahanwe nibo bahoze bavuga ati waguye ukora iki nuko n'umuriro muramwereka nubwo umukubise ariko urimo uramwereka ugomba kuba
nturangare kuba maso ku kintu ugiye gukora. Ibyo ababyeyi babitugiraga kugira ngo tumere gutya. Niba tugiye gukamisha umenye kuragenda neza, amata uyajyane neza, nturangare kuko mu nzira guca ushobora gusiga. Hari ibintu byinshi batwigishaga bakabidukubitira rero atari ukutwanga, ariko hari iki natwe rero akenshi ababyeyi uyu mubyeyi n'umaze kuvuga wabikoze uzi ngo urimo uramuhana, hari disipurine ushaka kuba nanjye bagakubita, hari disipurine ushaka kuba, hari example imwe ushaka kuba, ikintu cyo gutukana iwanjye abana ntabwo kibaho, icyo ni nacyo bakubitira cyane, kumva umwana abwira ngo wakimara wakibwara, iyo abikoze nkamwumva cyangwa umwana akavuga ati dadi arambutse, araza nkamuryamisha umucishaho kakakoze. Ubu niba bakiri wa kwa kundi baba barwanira utuntu yarangiza akavuga ati wakimuze, akanga kuvuga igitutsi. Urabyumva? Akanga kuvuga iki? Igitutsi. Akavuga wakimuze, wabona dadi arambwiye ngo wakimuze. So ubu nicyo kintu wakimuze we ntabwo bikibaho, ahubwo ararega dadi kanaka ntwariye akantu cyangwa nyanduranyije gutya. Iyo babona amukubise hasi akamubabaza, yaza kurega nkamubwira ati gusaba imbabazi, cyangwa kubera ko narabakubitaga kucyo wagushije mugenzi wawe waranga kucyo wamukubise, ubu bahita mubwira ati babarira mujya kundeka, babarira rwose gusaba imbabazi, gusaba imbabazi. So bize gusaba iki? Imbabazi. Bacitse ku muco wo gutukana. Niyo bari mu bandi, niyo bagiye ku ishuri hakajya batuka ku ishuri, araza ngo dadi umwana kanaka yahanutse cyangwa yatutse mugenzi we, ubwo rero uzajya ubwire uwo mwana ko gutukana ari bibi, abana batukana ntibazajya mu ishuri, akambere mu yera bimubwira. So hari umuntu tubahana ariko icyo kintu cy'umujinya kabisa nkabakubita rwose n'imbaraga. So icyo ngicyo nanjye ni ikintu ugiye gucikaho. Mwakoze cyane, Imana ituyobore kuko ariko icyiza cyane ni kwa kundi kubarebesha iki ijisho rikaze. Iryo ndaryenda natejerananira no kumureba n'igitsina ahita bimereka rero birananira Imana ifashe nanjye njye mbaha. Arakoze cyane, kubarebesha igitsina biramunaniye nyine ntabwo yabishobora. Hari ufite ikibazo ndumva kimwe umwe babiri batatu, ndumva ari ibibazo bitatu tugiye kwakira. Murakoze. Ikibazo mfite, ariko mbere y'enda kuvuga ikibazo mfite mbaje gushima Imana ishimwe yaduteguriye umunsi nk'uyu tumurikira byinshi. Nk'ubu nizeye ikintu gikomeye cyo gufatwa n'uburakari cyangwa n'umujinya. Urumva twebwe dufite abana bakuru, imfura yacu ifite 22, umusore mushiki we afite 21, dufite aba 18, aba 16. Urumva ntabwo byoroshye mu rugendo, ariko ndashima Imana iba yaduteguriye umunsi nk'uyu, umuntu ahungukira ibintu byinshi. Ikintu cya mbere nungutse ni uburyo ufatwa n'uburakari ugiye guhana umwana ukabanza ukiherera ukajya gusenga. Nari ndimo mbibwira papa wabo, umwanya wo gusenga ariko umuntu arawubona. Ubyibuka ngo uburakari mfite buri kuri iki kigero, kambanze niherere mbanze njye gusenga. Nari ndimo mvuga ngo si usenze biza byarangiye, umujinya washize. Ariko Imana ishimwe ko mbyumvise, byose tubishobozwa n'Imana. Imana izajya igenda idufasha cyane ko twebwe n'ikigero bagezemo baricara bakajya banatwigana. Baricara, imfura yacu yitwa Elize akabwira mushiki we uburyo papa yavuze nyine yitotomba, byose bakabisubiramo, bakagenda badusubiramo. Nyine aba ari urugendo rutoroshye, ariko dushobozwa byose na Kristo imbaraga. Ikibazo rero nari mfite ni ugutoza abana ibyo gusenga. Nibyo ni byiza, ariko yenda nk'urugero ruto natanga. Mu gitondo mfite umwana w'imyaka 10, namubwiye nti se nshaka kujya muri korali yacu
mukundisha korali, mubwira ibyiza biba muri korali, mubwira ko tuzabihemberwa, mubwira ko biturinda, mubwira ibintu byinshi. Rero uzi ko njyewe buriya nagiye muri korali mfite imyaka nk'iyo ufite, nkaba ngejeje ubu nkiri muri korali. Arangije arambwira impamvu ngo wowe wabikoraga nyine mu rugo wabikoraga ubikunze, impamvu ngo ugejeje iki gihe ngo nuko wowe wabikundaga. Ubwo rero nabazaga nyine abantu nk'abo twabafasha gute kugira ngo ibyo bintu babashe kubyumva. Murakoze. mbere gatoya wenda kugira ngo tunoze neza icyo yaravuze ngo se umwana aramutse akushije wabona umwanya cyangwa se wabifasha kubanza kujya mu cyumba ukajya gusenga. Mu by'ukuri biraterwa n'icyo twita gusenga. Ubundi iyo tuvuga gusenga mu magambo ni ukuvugana n'Imana. Ntabwo ari ukugenda gufata umwanya urambure ka karago kacu ukameho uvuga uti rero Nyagasani Imana ubu narinde kubwira ko Rudomoro ananira kubera ibintu akoze n'urugero. Ni ibintu ibyo byaba ari ibintu bitari nacyo, byaba bitari naturel, byaba ari ibintu byakugora cyane. Ariko ibaze murebe wenda mufite nk'inzu ya etaje, muhite mubona akana kawe kikubise nko hasi cyangwa se hari ikintu kibaye urimo kumanuka muri etaje, umanuka uvuga ngo mwese mwumve icyo wabona uvuga. Yesu we fasha Mana njye mfashiriza umwana, Mana hari ibintu ugenda uvuga. Ibyo ngibyo urimo kugenda uvuga ni urugero hanze, nibwo buryo wagombye guhura n'Imana mu buzima bwa buri munsi. Ubundi Imana ntabwo ari idini nk'uko tubifite muri twebwe, ni Imana ibana natwe, sibyo? Emmanuel, Imana nibyo se kuko murabyemera ko iri kumwe natwe? Ubahira hari ubuhamira hari ibiri mu byo tuvuga. Tuvuga ngo ikintu kikiba mu mutwe wawe wagombye kuba warashyizemo ko Imana ihari. Mana ndagira ntifasha. Hari kwigisha imitekerereze yawe, ngira ngo aribyo Pawulo yavuze ngo duhinduke rwose tugize imitekerereze mishya. Tugire imitekerereze tugira ngo ugiye kureba uyu mwana mu buryo bushya. Ndabwira Imana ngo mfata n'icika ndamwica. Urimo urabwira Imana ihari. Ntabwo bigusaba kujya mu rusengero, ntabwo bigusaba kujya mu cyumba, bigukundiye ukihera ugafunga kuko wumva byabaye byinshi. Ariko biranashoboka ko kandi mu buzima busanzwe kubwira Imana ngo ntabara. Tujya tuyibwira tugiye gukora sida mu muhanda, tujya tuyibwira hari ibintu bibaye. So tugire Imana ubuzima bwa buri munsi, tuyigire ubuzima bufatika, byadufasha cyane kuyibwira muri buri kintu cyose. Kandi icibwiye n'ikikora, bibwiye ngo Mana ni ukuri ndagukunda ariko ndamwica, nibyo ukora. Ariko iyo ubwita Imana mufasha, sinshaka gukora ikintu kitari icyawe muri situwasiyo, ndumva ninaniwe, irumva kandi iraza ikagufasha. Ngira ngo ku cya kabiri kijyanye n'umwana, icyo tukinjiza mu mpano. Mu by'ukuri dushaka kureba uko twarezwe, kuko byatugiriye umumaro. Ariko mu bana 6 twabyaye, birashoboka yuko uwo mwana atari umuririmbyi. Birashoboka ko uyu mwana afite akandi yakora. Ese birashoboka ko uyu mwana wamukoresha impano zose muri mwenyine ukareba akunda kuba protocol, akunda kuba umuririmbyi, akunda kuba umwigisha. Ese uyu mwana arashaka kubika impano ye mwigisha? Kuko usanga iteka tubatsindagira mu mpano zitari izabo kubera twebwe. Tunibutse ko dufite umwanzi udashaka abana bacu bajya mu nzu y'Imana. Ibyo nabyo twabitekereza. Ndakoresha izihe strategy. Mwibuke mwebwe ku gihe cyanyu mubyeyi byari biryoshye mu nzu y'Imana. Ni bande bampamiriza ko uyu munsi mu nzu y'Imana biri bored? Ni bande babona mu nzu y'Imana hari birungu? Ntabwo mubibona. Mugenda mu gitondo mugasanga uko byahoze zo niko byahoze n'ejo bundi niko byahoze n'ejo bundi niko byahoze, abana byara barambiye bitexise. Kandi murabibavamo ngo bagende bajye babyina bagaruka uburyo bw'imoso. Ntabwo biri bukunde kuko hari ibindi bigezweho barimo kureba. Umwana rero birasaba ko tumwegera tukanasenga Imana ikadubyutse. Itubyutse mu nzu y'Imana haba ahantu hasusurutse. Twarakundaga ahantu ho kwifuzwa, ahantu bari kutubwira bati Imana iravuze ngo
ahantu batari butubeshe, ahantu turi bukurwe. Ariko ubu aho utsindagira umwana wawe bahagutukiye yumva. Sorry to say, mumbabarire kubivuga wenda. Uravuga uti nararirimbye n'uyu munsi ndacyaririmba. Hari umuririmbyi mwaririmba yari amuri inyuma yumva avuga ngo nyoko ari iki. Araje aravuga ati bana batuka mama ntabwo nsa. Wenda ntiyabikubwira ko ngatabateranya abana bagiye babika amabanga ko bazi ko muri bubivuge bikabakoraho. So ni ibintu byinshi n'ibintu binini cyane. Uriya mubyeyi yavuze umwana utuntu umwobo anyibutsa umwana wagize ibyago mu muryango ntabwo ari uriya wawe urabizi ko tutaziranye. N'undi mwana wagize ibyago mu muryango ashyingura abantu benshi mu muryango akiri umwana ari mu nda hari abapfuye avutse hari abapfuye we kuri we mu mwobo niho ibintu byose bijya kandi yarashingutse. So akeneye hili, akeneye kumva, akeneye kumenya kubera iki ibintu byose ubijugunya mu mwobo. Essentially birashoboka ko washyira mu kabati oya mwobo cyangwa se oya bagira sinye. Izo sinye zishobora kuba ari ububabare, zishobora kuba ari uburibwe ngo yabivuze mu Cyongereza ngo mwebwe mwishyizemo ko ari mwe bahanga muzi ko ari mwebwe. Ariko mubwira ababyeyi yuko even kids can think we are smart. Wow, mwana myaka 13 duhora tubabwiriza tukababwira mbese reba nawe guhera kwa mbere ku cyumweru tuzanye n'uyu mugabo tukababwira mukaza kwicarana tukababwira ibyaba ari bibi. Ariko nk'ubu dutahanye ubwenge bw'iriya kapo, dutahanye bw'iriya kapo, dutahanye uyu nguyu utazi kureba nabi, dutahanye idea, dutahanye ibintu twakwandikaho, dutahanye ibintu twatekerezaho. Umuntu umwe ntabwo ahagije. Hari ikintu bimara iyo twitaragitinze n'abana tukabatega amatwi tukakumva bakatwumva. Sorry mbitinzemo imari bavuga. Murakoze cyane Letitia babaza ikibazo vuba byihuse kugira ngo bikomeze. Murakoze cyane amakuru Feel free. Okay. Nanjye nashaka kugira ikintu cy'uburere bw'abana kugira ngo ntabwo ari ikibazo. Ni experience y'abantu bashobora kuba bafite inshingano zo kurera abana mu gihe kinini wenda batari kumwe n'abazi. Noneho ugasanga mfite abana mu rugo, waguze imyenda, wagize gute, ukababwira nakuguriye azi wenyine. Ntabwo barimo kubona uruhare rwa se cyangwa rwa nyina mu bibakorerwaho. Nabasohokanye, nabaguriye ibi ngibi, nakujyanye aha ngaha. Noneho abana tubatera confusion. Akatangira gutekereza dadi wese akora iki, ntacyo akora, ntacyo amaze. Mami yangura ibi, mami yagize gukina. Ugasanga umwana kwa kuri turera abana turabarera bazavamo abantu twifuza. Uko umurera gutyo aragenda akura atarabona uruhare rwa se cyangwa rwa nyina. Azakura n'icyo kintu, azakura nayo ideology afite mama ntacyo yamaze. Ninde ukugaburira ni mama, ninde ugira gutya ni mama, dadi. Noneho isi azataha amubone nk'umuntu uri aho ntacyo amaze mu gihe. Ikindi kintu navuga nanone uburyo tuganiriza abana mu gitondo n'ugiye ku kazi kwanza urabyutse wasuhuje abana. Hari abantu ugiye ke uzana mu bana muri aho buri wese ari muri business, ariko nyuma mu gitondo usuhuza abana mugiye ku kazi. Niba ufite uburyo bwa transport wagejeje ku kazi basezeye mugire amasomo meza, mami akazi keza. Bajya bambwira ngo mami ugire akazi keza numva ndishimye. Abagiye uba ufite stress ariko umwana akubwira mami have a nice day, ukumva nyine majye kuryama mami good night. Ariko noneho baba bafite aho babivoma, mu gihe utabigishije ntabwo bazabibona. Njye mfite umwana wanjye mutoya afite imyaka 11, icyo gihe nyamba arafite like 8. Noneho ubwo ari muri break kwa kuri saa 7 bakina yuka mu mwana aratukanye. Umwana aragenda ntihimasa bitubwiye ntabwo umwana yitubwiye mahimasa araduhamagaye aragenda muri office ya Headmaster ashaka urashaka iki ngo Headmaster kuki abana banyu batukana ngo gutukana ati munira batukanya amati kandi gutukana ni icyaha. Headmaster aramuhamagaye ati umwana wawe wumuzi ati kandi bagenda atakana kandi akagiye karaje ati office ati nese numva nigaye tumva ari mu inshingano zanjye.
umwana mutoza ikintu atinya ikibi buriya turarera ariko usanga mwavuze kurera abarebe n'abarebe igifaransa nagize ariko ni ukurera intabondwa ngenzi ikinyarwanda cyane kurera intabondwa buriya nawe uburyo tugenda turera abana hari ikizagera James yabivuze akavuga ati ntunkoreho imagine umwana agutungukira avuga ngo ntunkoreho ni cya kihe uba wararize ikindi kintu abana bariga ku ishuri buriya ubwenge cyangwa uburyo bwo gufata ibintu ntabwo bungana mu bana umwe azanye amanota 90 undi azanye 50 reba iki ngiki ni ikimara ntacyo uzamara ntacyo uzigeraho ntacyo uzajya ugasanga umwana uramutimida mu bandi bana aho kugira ngo umutere na kuraje umwerekana ko mugenzi wawe yagize amanota n'aya nawe nukora neza uzagera ngayo noneho uko kurugera umubwira amagambo mabi ngenda abwira ibintu hari umuntu w'iwacu data wacu yari afite umwana wari umuswa cyane noneho nyina akagera amubwira ko kwatura umwana amagambo mabi cyane byamuviriyemo ku ni ikihebe umwana agenda ajya kwiga hanze mu international schools aragenda isi akajya yohereza school fees naho umwana yagiye South Sudan kikavuga ati none mami yambwiye ko nta kintu nzimarira sinziga ngo gishobore umwana agenda arongera baramwumva amagambo duha abana iyo tubaturaho umwana mugiye urashoboye you are powerful ufite ubwenge uzagera kure muri success stories mubwire ati hariya hari James namuzi uzi president Republika ye kugira ngo buriya yarize yabigeje kugira ngo hari umugabo nzi yamwebwe uburyo bigenza no bizera bigeze yafashe abana b'abahungu akagera agasaba appointment kwa siwo umwe ati siwo ndashaka kuzazana abana banjye kubaganiriza agasaba appointment akagenda ati siwo yagize kuri ibi mu kigo yiwe ayobora areba ofisi kuri meze asaba appointment mageragere agenda ati murebe harimo abanyabyaha byaranze nabo ngaba ari wawa bano bana bari bagize ariko bagiye mu mujyi abana ko tubaganiriza kugira tujye tubereka sosiyete turimo n'ibyo bakora bishobora kubafitiye n'ibi reka mbere kurondogosha urakoze cyane uburere bw'abana ni ikintu kirekire cyane ariko kandi kidusaba kwitanga biradusaba kwitanga usanga twiruka tujya mu kazi ibintu byose ugasanga tubishyize inyuma ariko tukibagirwa ko turi kuvunikira ba bana tuzagaruka dusange barangiritse nibangirika tuba bureminge ngo bitwaye nabi kandi mu by'ukuri nitwe ahubwo tutaberetse ibyo twagombaga kubereka rero ababyeyi tugerageze dukunde abana tubahe umwanya dukine nabo tuganire nabo usanga umuntu avuga ngo akazi ni kenshi karamperanye ariko ugasanga buri wa gatandatu ntakora agiye muri za burayi gushaka niba ari umudamu yagiye mu bukwe yasohokanye n'inshuti ze yagiye wa mwana buri munsi agahora ku ugenda hari n'abakozi bari kumame ngo buri munsi wari ugenda ukabura icyo usubiza rero aba bana reka tubahe igihe tubahe umwanya tuganire nabo hari akandi kantu njya ntekerezaho abana n'abahanga barareba nk'iyo ku ishuri abana batemerewe gupfunyika ni urugero nka ji bakababwira amazi umwana wawe ukamugurira gurude itabona warangiza ukajya umushyiriramo ji akajya kuyinywa ku ishuri yihishe meterese yamubaza akavuga ngo ni amazi uyu mwana mu myaka ingahe iri imbere azakubera undi muntu nurangiza uvuga ngo umwana yakunaniye akana kanjye kiga muri topu niko kabimbwiye karambwira ngo mami uzangurire nanjye gurude itabona kubera iki ngo mami ngo abandi bana ku ishuri ngo babagurira gurude zitabona bagashyiramo ji numva nkakwisoma ndamubwira ni rero buriya kugura gurude itabona ugashyiramo ji kandi ku ishuri babikubujije ni bibi uba urimo uriba uba urimo urabeshya tutangira kugirana ikiganiro ariko mu by'ukuri mpita nibaza aba bana bandi bangina babikora cyangwa bazi urumva ikintu uri gutoza umwana ejo azakuzanira
output utari witeze uvuge ngo umwana yana rero mu tudetaye twose tube maso kugira ngo tubere babitubwiye abigisha bacu toza umwana mbese ube example umwana ushaka ko azaba we wowe umeze ute mwiheho urugero imana ibahe umugisha